Yes, ndagira nkuko mubyibonera turi ku rukiko ahagiye kuba by'umwihariko habera iburanishwa ry'urubanza rya Jad. Byumvikana ko yashyize amavideo hanze y'umuhanzi Yampano uko byakomeje kugenda bigaragazwa ke John n'abandi batandukanye no Patrick ndetse n'uwitwa Jad bakaba bagiye kuba baburanishwa, ariko Jad yaje yapfutse isura nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza uti Jad mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza yihisha itangazamakuru, ariko biza kurangira mu by'ukuri baje kuba bamufata amasho nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Jad akomeje kugenda agaragaza ko adashaka kuba yaburana nkuko yakomeje kugenda bigaragaza, aragaragaza ko atari wafashe amasho cyangwa se atari wayashyize hanze nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Jad akomeje kugenda agaragaza ko akari akarengane gakomeje kugenda gakorerwa abanyarwanda bamwe na bamwe mu by'ukuri bakomeje kugenda bisanga mu nkiko batazi n'ibyo bagiye ko bahakora nkuko bikomeje kugenda byumvikanishwa n'uyu Jad. Akomeje kugenda agaragaza umucamanza aravuga uti mu by'ukuri Jad reka amafiyeri, Jad reka gukomeza kugenda ugaragara nyine donc ushaka kuba wakigaragaza nk'icyamamare aho uri muri gereza. Jad ariko nanone mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza amafiyeri atandukanye, akomeje kugenda agaragaza udukoryo nyine ndagira ngo mu by'ukuri murabazi abashu bakomeza kugenda bakurikira Jad, mwakomeje kugenda mubona mu by'ukuri uko yakomeje kugenda yitwara mu rukiko nkuko kandi byakomeje kugenda bimuhesha amanota make. Gusa biri kumvikana ko Jad ashaka kuba yahanishwa igifungo cy'imyaka 5 nkuko nakurikije ko nakomeje kugenda bibona. Jad akomeje kugenda ashinjwa ibya bitandukanye nkuko byakomeje kugera byumvikana, uretse icyo gushyira amashusho y'Yampano hanze, ariko biri kumvikana ko ari n'ibindi byaha Jad akomeje kugenda akurikiranweho. Ariko Jad akomeje kugenda agaragaza amafiyeri adasanzwe. Umushinjacyaha agaragaza uti mu by'ukuri Jad abanyamafiyeri imbere aha uri ni mu rukiko, reka kuba wakemera nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa. Jad akomeje kugenda agaragaza udukoryo tudasanzwe mu rukiko. Jad akomeje kugenda agaragaza ko ibyaha byose akomeje kugenda akurekenwaho ari ibihuha, kuko kandi akomeje kugenda abigaragariza umucamanza we, akomeza kugenda amubwira ko akomeje kugenda arengana. Ndagira ngo mu by'ukuri ni ku rukiko agiye kuba habera iburanishwa by'umwihariko ry'urubanza ry'uwitwa Jad K John ndetse na Patrick bagiye kuba bakurikiranwaho ibyo bakomeje kugenda barega n'uwitwa Yampano, ariko kuri aka kanya utakiri mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe baragaragaza uti mu by'ukuri Jad yakomeje kugenda afungwa ariko arazira ubusa, akabaye umurega nawe yahunze urukiko by'umwihariko bivuga ko ari Yampano nawe yaje kuba yahunga igihugu cy'u Rwanda, akaba yagiye mu Bubiligi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Jad mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza ko ari karangana akomeje kugenda akorerwa, agaragaza Yampano wari kundega ntabwo akiri mu Rwanda. Ni gute mu by'ukuri yahunze ubugenzacyaha nje mugakomeza kugenda mumfunga? Benshi barakomeza kugenda bagaragaza ibitekerezo bitandukanye, bagaragaza ko witwa K John ndetse na Patrick n'uwitwa Jad bakurikiranweho gushyira amashusho hanze y'urukozasoni y'uwitwa Yampano, ariko nawe kuri aka kanya yaje kuba bahunga igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko yahunze urukiko. Benshi bakagaragaza uti abo basore barafungwa bazira ubusa. Wakabareze Yampano yamaze kuba yahunga igihugu, birumvikana ko yamaze guhunga ubushinjacyaha, birumvikana ko nyine Yampano nawe mu by'ukuri hari ibyakomeje kugenda yishinja nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa na Patrick. Aragaragaza ko witwa Yampano ari nawe wafashe amashusho mu by'ukuri arayamuha, amubwira ko bagomba kuba bayashyira hanze kugira ngo bakomeze kugenda bacuruza indirimbo zabo, ariko byaje kuba byakumvikana ko witwa Pazo yakomeje kugenda agaragaza ati mukurikirane Yampano nawe ari bamwe mu by'ukuri bakwirakwije aya mashusho kuri social media. Yampano mu by'ukuri akimura kubyumva ahita ategura urugendo mu Bubiligi, ariko byaje kuba byakumvikana ko Yampano atakiri kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ahunze ubushinjacyaha. Benshi bakagaragaza uti mu by'ukuri abasore barafungwa bazira ubusa. Gute Yampano washoye ikirego muri RIB bikarangira cy'iki igihugu cy'u Rwanda, abangaba bakomeza kugenda bafungwa, bakomeza kugenda bakurikirana amashusho y'umuntu utanahari? Birumvikana ko mu by'ukuri abasore bashobora kuba banarekurwa uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Jad akomeje kugenda agaragaza udushya mu rukiko. Umushinjacyaha agira uti mu by'ukuri Jad imanura amaboko ugabanya umuferi imbere y'umucamanza nkuko Jad akomeje kugenda abigaragaza, akomeje kugenda agaragaza amaferi. Biragaragara ko Jad amaze kuba mu by'ukuri yasuzugura ubushinjacyaha bitewe n'uko nyine akomeje kugenda bigaragaza n'ibyo akurikiranwe. Mu by'ukuri agaragaza ko ari ibyaha bidahamye, byumvikanishwa ko mu by'ukuri ibyaha Jad akomeje kugenda akurikiranwaho ari ibyaha bitarashinje mu Rwanda. Birumvikana ko Jad ashobora kuba yarekurwa na bagenzi be harimo Patrick ndetse na K John bakurikiranweho gushyira amashusho y'urukozasoni ya Yampano hanze, ariko akabona ko mu by'ukuri uwitwa Jad yakomeje kugenda agarukaho cyane mu itangazamakuru. Benshi bagaragaza uti Jad yakomeje kugenda afungwa azira ubusa bitewe n'uko nyine byumvikana ko Yampano yakomeje kugenda ubarega nawe yamaze kuba yahunga ubushinjacyaha. Birumvikana ko nyine abasore bashobora kuba barekurwa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Uwitwa Yampano akaba yamaze kuba yahunga u Rwanda ajyanye n'umugore we mu Bubiligi. Birumvikana ko nyine abo basore bashobora kuba barekurwa isaha yari yose nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo Jad akomeje kugenda babaza benshi cyane mu Rwanda, bakomeje kugenda bagaragaza
ko Jihad akomeje kugenda arengana, baragaragaza Jihad mu by'ukuri. Ndagira ngo nyine muri kubona kuri screen zanyu, Jihad yaje kuba yagaragara ku rukiko mu by'ukuri yambaye mask nk'ininja. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubibona byaro dushya twakomeje kugenda turangwa n'uwitwa Jihad yakomeje kugenda agaragara ku rukiko yambaye mask. Birumvikana ko Jihad yakomeje kugenda ahunga itangazamakuru cyane, ariko biza kuba byarangira mu by'ukuri abanyamakuru bari bahari ku rukiko baza no kuba bamufata amashusho ariko atabishaka, biza kuba byarangira amashusho ya Jihad agiye hanze gutyo. Ariko Jihad akomeje kugenda agaragaza ko ubushinjacyaha ibyo bukomeje kugira mukorera ari ihohoterwa rikomeje kugenda rikorerwa uwitwa Jihad, nkuko yakomeje kugenda abigaragaza muri baragaragaza uti mu by'ukuri nta cyankurikiye ngo nta nubwo mbyemera gute umuntu wifashe amashusho akayashyira hanze akaba ari ugiye kuyaryozwa. Donc mwakagombye guhanwa yafashe, kubera ko niba yafashe akayashyira muri societe birumvikana ko nyine societe ikomeza kugenda donc ireba ibintu bitandukanye. Birumvikana ko nyine Jihad nawe yabonye amashusho nkuko bitewe nuko nyine Jihad nta nubwo akorana na Yamano. Birumvikana ko witwa Pazo ari nawe ukomeje kugenda ushinjwa icyaha cy'umurengera kubera afashe ngo aya mashusho Yamano akaba yashyira hanze. Ariko witwa Pazo mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza uti njyewe Yamano nkuko yakomeje kugenda bigaragaza agafata amashusho akayashyira hanze, akambira ko donc nafata amashusho nkayashyira hanze kugira ngo tubashe kuba twa promoting indirimbo. Ni gute nge naza kuba nazira aya mashusho mu by'ukuri mufata witwa Yamano muzane abashe kuba mu by'ukuri nawe yakurikiranwaho ibya nkuko yakomeje kugenda bikora. Abanyarwanda bo bagakomeza kugenda bagaragaza ko ubushinjacyaha bukomeje kugenda bukora amakosa. Wifashe amashusho donc kugeza kuri akanya maziko yahunga igihugu cy'u Rwanda, ariko uraza kuba wasanga abasore batatu harimo John ndetse na Pazo witwa Jihad bakomeje kugenda bafungwa bazira ubusa, by'umwihariko bazira icyaha cyo kuba bakomeza kugenda barasakaza amashuri ukoza soni witwa Yamano. By'umwihariko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa wakagombye kuba utanga ikirego muri riba of kanya yamaze kuba yahunga igihugu cy'u Rwanda, yamaze kugira mu Bubiligi. Biri kumvikana ko abasore bagomba kuba barekurwa nkuko nabo bakomeje kugenda babigaragaza. Ariko ndagira ngo witwa Jihad akomeje kugenda agaragaza amafiri mu rukiko, agaragaza ko icyamaze kuba yagisuzugura, agaragaza ko mu by'ukuri ubushinjacyaha ibyo bukomeje kugenda bugaragaza mu by'ukuri bidafututse. Aragaragaza ko ni gute mwaza ko mu by'ukuri mwafunga nzira amashusho ntanafashe kandi uwo yafashe hari akomeza kugenda yidegenza nkuko nyine byakomeje kugenda bigaragazwa. Biragaragara ko mu by'ukuri Jihad yakomeje kugenda afeka ubushinjacyaha bwo mu Rwanda bitewe n'ibintu bakomeje kugenda bagaragaza. Bakagombye gufungwa ntabwo ari bafunzwe. Birumvikana ko Yamano uwitwa Pazo akimara kuvuga uti mu by'ukuri witwa Yamano niwe wampaye amashusho kugira ngo nyashyire hanze ducuruza indirimbo, witwa Yamano akimara kubyumva gato gusa yahise afata indege yurira ajya mu Bubiligi ajyana n'umugore we kugira ngo nibaje kuba bakurikiranwa. Ibi kandi bikumvikana ko ari bimwe mu bigize cya Yamano agomba kuba yakurikiranwa, namara kugera mu Rwanda ashobora kuba yatabwa muri yombi. Ariko nawe yamaze kuba yahunga by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Uwitwa Jihad rero mu by'ukuri ndagira ngo yaje kuba yagaragaza udushya ku rukiko, agaragara yambaye mask, ndagira ngo muri kubibona. Ariko mu by'ukuri byakomeje kugenda bitungura benshi ndetse kandi binatangaza benshi kubona uwitwa Jihad akomeje kugenda ahunga itangazamakuru, bigakomeza kugenda byibazwa n'abaturage of course bagaragaza ati Jihad yaje guhunga itangazamakuru. Wow, biratangaje cyane rero mu by'ukuri nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri uyu munsi rero mu by'ukuri ku rukiko. Turakomeza kugenda tugukurikirana turebe uko bikomeza kugenda byifata gatanu ku kandi.